Okay guys, uyu munsi nabateguriye iki kiganiro rero gishobora kuba cyagufasha kumenya isaha nziza yo kuba waka-uploadingaho video zawe. Okay, uyu munsi rero impamvu nabateguriye aka kaganiro, abantu benshi muribaza ati uyu munsi nshyiraho video ikanga kurebwa, ejo nayishyiraho ikarebwa. Dore ikintu cyica ibintu byose rero, abantu bakumenyeye yuko ukora video wenda urugero uploadinga comedy, noneho uyu munsi uploadinze mu gitondo saa moya, ejo uploadinze saa 4 z'amanywa, ejo bundi uploadinze saa 7, noneho ugeze nawe uploadinga saa 8 z'amanywa, uri kumva wirengeje isaha imwe. Ejo bundi noneho usubije kuri saa 8, ejo bundi ushyiraho saa 3 z'ijoro. Aho ngaho uri kwica channel yawe. Dore kugira ukuntu wamenya uko isaha uploadingamo video zawe, tuvuga urugero ukunda gukina comedy. Comedy rero ni ibintu byo gusetsa abantu, isaha ku isaha abantu babireba, ariko kugira ngo ubashe kuba wagetinga amasaha yawe cyangwa se views zawe ushaka, niwo ugomba kuyiremera. Ntago ari abantu bazavuga ati buri munsi tujya kuri channel ye. Urugero tuvuge yuko ufashe isaha yo kujya uploadinga comedy zawe saa 6 z'amanywa. Saa 6 z'amanywa, dore impamvu bishobora kugufasha. Umuntu najya muri pause agiye kuruhuka azavuga ati kanjye kuri iriya channel ndebe. Ejo niwongera ukajyaho saa 6 z'amanywa, uzavuga ati kanjye kuri wa muntu yakoze utuntu twiza ndadukunda, kanjyeho ndebe akandi kantu yashyizeho. N'ejo bundi nuko, n'ejo bundi nuko. Ariko ahantu ikosa rizabera ni igihe washyiragaho saa 6 z'amanywa comedy zawe, noneho ugeze aho uploadinze wenda nka saa 9, agiyeho azi ko washyizeho video arayibuze. Ejo nanone agiyeho abuzeho ya video, azacika intege avuga ati uyu muntu ntago kiri gukora, byararangiye. Cyangwa se anayibone video yamaze kurebwa itagishamaje, abone nawe apetira mugoye nyine kuba yayireba. Abenshi dukunda ibishyashya bikiza, nimba hari amagambo y'ubwenge arimo tukayamenya ari twe ba mbere. Kugira ngo rero ubashe kuba wamukonfirima, ubashe kuba wamufatisha, nuko uzamuha isaha imwe akumenyeraho, amenye yuko ari bwo ukora video. Aka kantu nakubwenge mugatega amatwi cyane. Ndagusabye kugira ngo ukore subscribe, comment na share. Okay, turacyakomeje n'ikiganiro cyacu. Nimba wowe ushaka kugira ngo video zawe ufatishe isaha yo kuzauploadinga, ihe igihe kimwe uvuga ati nzajya na uploadinga video muri aya masaha gusa, kubera yuko iki gihe wenda urugero nimba ari comedy, nicyo gihe abantu baba bafite akanya ko kugira ngo babashe kuba bareba video zanjye. Ndetse niba ari n'akantu k'ingenzi wenda kubabwira, ni ya saha ya saa 6. Nuhindagura igihe cyo uploadingiraho video, wibuke yuko hari abantu wimye umwanya, wimye ibyo bari bakeneye. Nukora video ukabona ntibajeho, abo bantu ntuzabarenganye, aho ngaho uzirenganya uvuga ati nabimye ibyo bari bakeneye mu gihe bari babikeneyemo. Hanyuma ubone uburyo ki ugetinga isaha yawe. Kumenya isaha uploadingaho guys ni ikintu cy'ingenzi. Ukavuga ati ngiye video nyishyiraho izi saha, apana kubabwira ikintu ngo babeshye, cyangwa se ntihanabaho imbogamizi zo kugira ngo washyiraho ya video. Dore ikintu ugomba gukora, genda kuri YouTube bibamenyeshe, ushyireho video, ushyireho urugero background ya video yavuga ati ngiye ndaza kwa uploadinga video iki gihe, cyangwa se ubiposting. Abantu bagukurikirana n'ubundi bari buze kubona ko wabateguje, abajyaho mbere cyangwa se n'abajyaho nyuma bari buze kujyaho basanga ya stat yawe. Wenda wamubwiye atari buze kubona video saa 7, yarasanzwe amenyeye ko ayibona saa 6. Aho ngaho umuntu w'umukunzi azajya hayimenya avuga ati saa 7 ndajya kureba video wa muntu yambwiye ari buze kumpa. Uwo muntu azagukurikirana neza. Ariko najya akaburaho video, ejo akajya akaburaho video, views zawe zizagabanyuka, kuko abantu bawe bazatangira kugenda bagukwepa, ubone views wabonaga zagabanyutse. Ndagushimiye cyane muntu wowe urangije iki kiganiro, wowe dukunda kubana 5 kuri 5. Umuntu wari mushya muri iki kiganiro, kora subscribe, comment na share, hanyuma dukomeze tubane no mu bindi biganiro. Nimba hari icyakunyuze, igitekerezo cyangwa se icyifuzo wumva wangezaho, bishyire muri comment. Ndabashimiye cyane.